ihame ry'umunsi. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Ihame ry'umunsi: dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriyeho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Abaheburayo 10:9. Amen. Uwiteka aje gukuraho ibinyeganyezwa, aje kurema ibitanyeganyezwa. Hari ibintu wakiriye Satani arabinyeganyeza, arabishobora. Hari ibintu wigeze ugeraho Satani arabinyeganyeza, arabibasha. Ariko Imana igiye kurema ibyo Satani atazigera abasha. Ikuyeho ibidafite ubuhamya, iremye ibifite ubuhamya. Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Ndagutangarije ko Uwiteka aje kuguhira ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. Bibiliya iravuga, Yeremiya 31:3 n'uwa 4, haravuga ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli we. Umuntu wese wari warasenyutse Imana ije kumwubaka. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ngo amatafari yaraguye, ngo ariko Uwiteka azatwubakisha amabuye abaje. Hari amabuye abaje Imana ije kubakisha ubuzima bwawe. Muri iyi nyubako ya kabiri ku buzima bwawe igiye gukomera kuruta iya mbere. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame. Shalom.